Yes, reka nongere ngushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Doma News Live, aho kugezwaho amakuru atandukanye yerekeye politike n'ibindi biganiro bitandukanye uzajya bikurikira hano gatanu kuri gatanu. Ntatinze rero reka nanzike kuvuga ku nkuru ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame wamaze kugera ahabereye ibirori by'irahira rya mugenzi we wa Gabo. Mu by'ukuri ahantu hatangiye kuvugisha abantu benshi bitewe n'abahuriye, birumvikana harimo Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo kandi na Perezida Neva w'u Burundi, bose bahuriye ku kibuga cya hariya L'Amitié Libreville ahabereye ibirori by'irahira rya Perezida wa Gabo ariwe General Brice Clotaire Oligui Nguema. Ni umuhango wabaye kuri wa gatandatu kuri stade ya L'Amitié Libreville, birumvikana ku gicamunsi cy'uno munsi niho ku rubuga rw'umukuru w'igihugu wa X ariho batangaje ko Perezida Kagame yamaze kugera hariya i Gabo. Ni mu muhango rero wo kuwirahira rya Perezida wa Gabo weretse gutorwa ku majwi arenga 90 n'ibice 35 kw'ijana, aho kuva ku wa 30 Kanama mu mwaka wa 2023 General Oligui Nguema yari ayoboye inzibacyuho y'ubutegetsi bw'igisirikare muri Gabo nyuma yo gurika Ali Bongo. Turakubwira kandi ko General Oligui Nguema watorewe kuba perezida mushya wa Gabo yari umusirikare mukuru, akaba n'umwana w'umwe mu bahoze ari abasirikare ku ngoma ya Omar Bongo, se wa Ali Bongo. U Rwanda rusanzwe rufitanye imikoranire n'iki gihugu gikungahaye kuri peteroli, ubucuruzi bw'imbaho ndetse n'amabuye y'agaciro. Ku wa 16 Ukwakira umwaka wa 2023 Perezida Kagame yakiriye General Brice Clotaire Oligui Nguema n'itsinda yari ayoboye mu ruzinduko bagiriye mu Rwanda. General Brice Oligui Nguema nawe yitabiriye irahira rya mugenzi we Perezida Paul Kagame tariki ya 11 Kanama umwaka ushize. Usibye Perezida Paul Kagame nk'uko twari twabivuze witabiriye uyu muhango w'irahira rya Nguema, hari n'abandi bakuru b'ibihugu babarirwa muri 15 barimo Ndayishimiye w'u Burundi na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aga tugiye kugarukira byimbitse kuri iyi nkuru, ari nabwo mfite n'umutumirwa kuri uno munsi twifuje kugira ngo tuganire byimbitse kuri ino shusho y'abakuru b'ibihugu babashije guhurira kuri iki kibuga muri ibi birori by'umukuru w'igihugu cya Gabo warahiye kuri uno munsi. Ntabwo byari bimaze iminsi bimenyerewe kubona Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ahura na Tshisekedi, ahura na Neva uhora amubwira uburyo ki agiye kumutera mu gihugu cye, yaba na Tshisekedi ubwe nawe ahora ashinja u Rwanda kumutera. Ni ibintu ubona yuko byateje impagarara hariya kuri cya kibuga cya L'Amitié. Nk'umutumirwa wenda reka nguhe ijambo, wenda utubwire nk'uko wabibonye uyu munsi. Ntabwo byari bisanzwe, kandi Tshisekedi we biravugwa yuko agiye guhita akomereza n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abashe kubonana na Donald Trump kugira ngo babanze basinye isezerano, kuko ayo masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda n'igihugu cye. Ngo ikaze mbere na mbere ku rubuga rwacu rwa Doma News Live. Urakoze cyane Christian, urakoze kunyakira ngaha muri Doma News Live. Ikigaragara nuko ntabwo Perezida Kagame yaraherutse guhura yaba na
Perezida Tshisekedi ndetse na Neva. Bivuze ngo ni ikintu gikomeye rero uyu munsi. Ubundi aha niho bari no gufatira byibura bakavuga bati reka ubwo duhuye reka twongere twunge ubumwe dusuhuzanye tugire ibibazo dukemura, ariko ntabwo byabaho kuko ni ibintu ubundi nabo bisa naho byabatunguye kuko buri wese yarafitanye umubano wihariye na Gabo mu buryo undi atazi. Iyi rero ni ibintu byabaye bitunguranye kuko urebye n'uburyo bakiriwe kuri stade ni ibintu bigaragara ko mu by'ukuri ntabwo bakiriwe mu buryo busa. Hari aho mbonye mu kanya batera urwenya ngo mu baperezida bose bahari niwe Kagame niwe waterewe isaruti nk'umusirikare. Bivuze ngo rero byanga bikunda hari muri bano afitanye na Ngwema kuruta abo bandi. Ikigaragara bahamagaraga umuperezida agahaguruka nk'uko babibona muri iyo video, agahaguruka agasuhuza, ariko Ngwema we yageze kuri Perezida Kagame atera isaruti nk'umuntu nyine w'icyubahiro, umuntu w'umusirikare yemera cyane ko ari nacyo kintu bahuriyeho cyane. Urabona ni ukuvuga ngo Ngwema yaherukaga mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2023 nibwo yaje mu Rwanda, icyo gihe ari kumwe n'irindi tsinda. Bivuze ngo rero kuba yaraje icyo gihe ni umubano n'ubundi yari afitanye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ntabwo rero najya ku ruhande mvuga ngo afitanye undi mubano na Perezida Ndayishimiye cyangwa se na Tshisekedi, ariko bivuze ngo byanga bikunda hari umubano afitanye n'u Rwanda muri makeya, kandi ukaba ari nabwo ugiye kuzamuka cyane kuko uyu munsi yarahiye kuba perezida, mbere yarasanzwe ayobora mu nzibacyuho. Byanga bikunda rero hari icyo u Rwanda rugiye kunguka muri ibi, cyane cyane ibijyanye na peteroli, bijyanye n'imbaho ndetse n'umubano wawe mu byinga mu bya gisirikare cyangwa se no muri politike bisanzwe. Hari amashusho wenda turayabereka birumvikana kuri Doma News Live, abakunzi bacu barabibona. Uko ubibona hari uburyo ki ubona Perezida Kagame yahagurukijwe asoza abantu abwira ati musoza ubwo bakiraga abakuru b'ibihugu, ariko ukabona buri wese akomeye amashyi mugenzi we amwishima. Mu by'ukuri ugiye kureba kuri Perezida Kagame bamuhagurukije, ariko ubona ko Tshisekedi nk'uko abantu bari bubibone mu mashusho, mu by'ukuri Tshisekedi yabaga ari kwibera mu byo nakwita ngo ari kwisomera amakuru. Mu mbono yawe urabona biba bishatse kuvuga iki? Mu by'ukuri urabona icyo ikigamijwe ari iki? Urabona icyo dushaka cyangwa gishakwa aho muri ayo mahoro urabona bizagerwaho bite mu by'ukuri, mu gihe mugenzi we undi ari gufata mugenzi we nk'umuntu wagira ngo ntaho hari, ari guhagurutsa bari kumuhagurutsa, undi akaba yirebera muri izo mpapuro ari kwisomera amakuru. Biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo Tshisekedi yishimiye kuba yicaranye na Perezida Kagame muri stade. Ubundi hari ubwo ngo yigeze avuga ko bazongera guhurira mu ijuru, baherutse guhurira muri Katari. Ubu rero ni ubwa kabiri kuva yavuga ko bazongera guhurira mu ijuru, ni ubwa kabiri bongeye guhura bahuriye muri Gabo. Bivuze ngo rero ntabwo yishimira kuba bari kumwe cyangwa se kuba ari aho ari bari kumwakira bagakoma amashyi. Nibwo rero byagaragaye mu mafoto we arimo yisomera icyo twakwita ngo ni ikinyamakuru, ariko ushobora kuba ari na gahunda y'umunsi. Mu baperezida bose rero bari hariya, urabona ko mu by'ukuri buri wese agiye afite icyubahiro cye. Abaperezida benshi barenga 15. Ikindi ni uko buri wese yakiriwe mu buryo butandukanye n'ubwundi. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo Tshisekedi yakwishimira ko yaba ari kumwe na Perezida Kagame ari muri stade, ari umuntu uhora avuga ko atera igihugu cye, ari umuntu uvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, ndetse na Perezida Neva uhora uvuga ko hari gahunda yo gutera igihugu cye, ndetse akaba yarohereje ingabo mu kurwana no mu kurwanya umutwe wa M23.
kandi basanzwe bavuga ko uwo mutwe mu by'ukuri ufashwa n'u Rwanda. Ntabwo ari ibyo ngibyo ashobora kubyishimira, ni ikigaragaza umubano bafitanye urimo agatotsi, ariko byanga bikunda ubwo Amerika yabigiyemo byanga bikunda bizatanga umusaruro. Abantu bari kubibona wenda urabona ko perezida Olingwema ageze kuri perezida Kagame, urabona ko amutera isaruti, urabibona ko nawe yishimye, yarishimye. Mu bandi bose ntabayitera isaruti, ntawe. Urabibona abantu batunguwe kubona iyo yatereye isaruti, kandi mu by'ukuri hari n'abandi babaye abasirikare, tubyemere, harimo hari abakuru b'ibihugu babaye n'ubundi abasirikare. Ariko urabona ko Olingwema ashobora kuba afite ibanga aziho umukuru w'igihugu. Byanga bikunda bafitanye umubano. Ariko hari akantu kasekeje abantu cyane, umugore wa perezida Ndayishimiye, yego, Angelique Ndayishimiye, ariko wowe byabereye hariya ni ibindi habemo guhuzagurika. Ariko ni ikihe kibazo buriya, kuko ushobora ni bwa bwoba, ni iki? Buriya ntabwo navuga ko ari ubwoba gusa, kuko iyo buriya yakagombye no kuba yakopeye abandi. Kuko urabona yabanje no mbere yasuhuje umugore wa perezida Tshisekedi, yakagombye kuba yarebye akavuga ati abandi bagore bari kubasuhuza gute. Hari karite rero umuntu aba afite itamwemerera wenda no kuba yajya aho abandi bantu bari ku buryo wabisangamo. Ariko ibyo byo ni ibintu, ni nk'impano, bifata nk'impano, kuko kuriya guhuzagurika agaragaza, reba mu ifoto, ntiwamenya niba ari ukumusoma, ntiwamenya niba akenshi nanone reka wenda tubyite ko ari umuco, wo mu Burundi. Ariko nanone ahubwo ntabwo twabyemeranya. Uriya ntabwo yaba ari umuco, kuko ugiye kureba ntabwo wasuhuza umuntu none se yaba yari umuco akongera akigarura akamusuhuza neza, bivuze yuko urabona ko yari ameze nk'umuntu ufite ubwoba muri we. Bishobora kuba ari ubwoba, ariko bishobora no kuba ari ibyishimo byinshi byamutashye bigatuma ahuzagurika cyane. Ikindi buriya uri gusuhuza umuntu ukomeye, we wumva ko uri aho ngaho gusa, ntabwo ubikora nk'uko wakabikozemo. Ni ibyo rero, ariko ikigaragara harimo guhuzagurika cyane, ariko ikintu umuntu ashobora kwibaza mu by'ukuri nkawe mboni zawe, uyu neva, uretse wenda tureke Tshisekedi, uyu neva wirirwa agenda ku mbuga nkoranyambaga, ubundi bari bamaze igihe mu by'ukuri neva adahura na perezida Kagame. Ntabwo bari baherutse guhura ahantu ngo bicare, umwe yicare ku murongo wundi. Ubibona gute? Ubifata gute kubona umuntu ashobora kuvuga umuntu nabi yaneza akazisanga yicaranye nawe? Mu by'ukuri nimba perezida Kagame nta kintu avuga, ariko mugenzi we akabaza, akirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bikomeye ku isi, ati ndabizi perezida Kagame afite umugambi wo kuntera. N'ubundi aheruka no kubitangariza ku kinyamakuru mpuzamahanga cya BBC, avuga uburyo ki bwose kubera ngo abantu bigeze gushaka gutera kudeta mu 2015 u Rwanda rubitse, azi neza yuko ngo afite umugambi nawo kuzagira gute wo kuzamukura ku butegetsi. Tunibukiranye ko andi ko mu kwezi gutaha amatora aratangira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu ubifata gute? Ubibona gute? Uribaza hari ahantu biraviramo aho se dushobora kuza gutungurwa tugasanga hari uko bahuye baraganiriye, se bigenze gute? Ubibona gute? Uko mbibona rero mu mboni zanjye nkanjye ubwanjye, ko ntabwo navuga nk'umuvugizi w'u Burundi cyangwa se w'u Rwanda, ariko ikigaragara nuko ntaho bari buhurire. Ubundi hari uburyo bishobora kubaho ukisanga ahantu utateganyaga ko ushobora kwisanga, cyangwa se ukahura n'umuntu utateganyaga ko mushobora kuri buhure. Ibyo rero nibyo byabaye kuri Ndayishimiye. Bivuze ngo rero we mu buryo yisanze hariya
ntabwo yateganyaga ko ari buhahurire na Perezida Kagame cyangwa se Perezida Tshisekedi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugenda uzamo agatotsi kuva Uganda yishimiye, ariko mu by'ukuri ikigaragara ntashaka gutera intambwe, kuko uyu munsi ibyo avuze ejo arivuguruza, ejo bundi akazana ibindi, ejo bundi akazana indi topic yarangiye, ugasanga rero nawe ubwe hari uburyo acarinjinga abaturage abaturage b'u Burundi ndetse n'abanyarwanda. Bivuze ngo rero kwisanga hariya yicaranye na Perezida Kagame, we kuri we nuko nta kundi yari kubikora, nta kundi yari kubigenza. Abapanze protokoli, abakoze protokoli hariya babikoze neza, nta n'umwe begeranyije n'undi kugira ngo byibura bitaza guteza indi saga, ariko ikigaragara nuko mu by'ukuri nabo ubwabo babishatse bahahurira. Gusa ntabwo mpamya ko ariko biri bugende, kuko uko bigaragara byanga bikunda ntabwo Perezida Kagame ntawe ari buhurire na Perezida Neva, kuko buri wese ibirori byarangiye, buri wese afata indege ye yitahira. Ntabwo rero bari buhure ngo wenda babe baganira kuri iki. Ikindi wenda nuko ari ifoto imwe bashobora kuba bagaragaramo, ariko nta wundi musaruro udasanzwe, kereka wenda uyu muperezida mushya wa Gabon nabijyamo kuko we yabahuje. Ni ikintu gikomeye, ariko yego ni ikintu gikomeye kubona, kuko burya akenshi nibaza ko muri protokole ya perezida baba bavuganye buri kimwe cyose, baba bazi abari buze kwitabira ibikorwa runaka. Nibaza ko buriya no kugira ngo babyemere bose baba bamaze kubabwira amakuru yose. Nibaza ko ibyo bintu ni ikintu gikomeye. Byanga bikunda baba babizi, kuko urabona mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu mwaka ushize, uyu muperezida yaraje, ariko muri bariya bandi nta n'umwe waje ngo bahahurire. We rero nta gashya akoze, kuko ushobora gusanga mu myaka nk'ingahe ishize ari we muntu ubahuje, bakaza buri wese agahura n'undi mu buryo batari bateganyije. Ntabwo nzi niba wenda buri wese yari azi ko undi aritabira, ariko nabo ushobora gusanga ari ikintu cyabatunguye. Ibi rero biraza kugutungura, none uje gusanga ari inkuru iraza gutrendinga cyane, irajya ivugwaho. Nyuma y'uyu munsi ugasanga hari comment nyinshi kuri iyi nkuru, ukuntu abaperezida batatu batavugaga rumwe bafitanye umubano wabo urimo agatotsi bagiye bahura. Biragaragara rero ko naho bisanze, ariko nabo ntabwo bari babizi, ariko buri wese byanga bikunda aragenda bitekerezaho. Nyuma y'ibi rero uraza gutungurwa nuko buri wese arajya agenda bivugaho ku mbuga nkoranyambaga, byanga bikunda utwo tuvideo baraza kujya badukate bagende baduhererekanya, urebe cyane cyane akangaka karimo umugore wa Neva Angelique Ndayishimiye. Katunguranye cyane, kuko urabona umugore rwose sinzi ikibazo yagize, reba amatsiko yari afite, urabona ko yarategereje, ariko asa n'umuntu wari ugiye kumusuhuza wa mugani wawe, atiteze ko yajya kumusuhuza mu bindi bikorwa, mu bundi buryo bisore. Ariko urabona ko nawe yazanye intoki, atungurwa no kubona Ngoma amubwira ati ese wanteyeho umusaya bitwaye iki? Nawe ahita ahuzagurika. Aha ukuntu byagenze, kuvuga ngo Madame Angelique Ndayishimiye we yari yatwawe, noneho uko yateganyaga ko amusuhuza, asanga uyu muperezida nawe hari ibyo yateganyije, urumva, ntabwo batahuje. Kuvuga ngo umwe yateguye ibye n'undi ategura ibye, ntibahuza. Kudahuza rero niko guhuzagurika, urabibona ko bivuze ngo rero Perezida Kagame kuba yahura na Perezida Ndayishimiye, kuba yahura kandi na Perezida Tshisekedi bagahurira hariya, ni agasiripurize, ni agasiripurize kuri bo, ariko bakagombye no kubyaza umusaruro. Mu gihe bidakunze rero, uretse ko ntabyo mpamya ko biri bukunde, kuko cyari kibajyanye cyarangiye. Mu gihe bidakunze buri wese aragaruka mu gihugu cye, n'ubundi bakomeze bategereze amasezerano, kuko mu kwezi gutaha ndumva aribwo kwa gatandatu ndumva aribwo Perezida Tshisekedi azahura na Perezida Kagame bagahurira muri White House. Ariko awe arabanza n'ubundi afite gahunda yo guhita akomerezayo,
arabanza agiye guhura na Perezida Donald Trump kugira ngo abanza amwumvishe amuganirize bagire icyo bumvikanaho, nk'uko twabisomye mu binyamakuru byacu nk'uko twanabitangaje kare. Ubwo bivuze yuko mu kwa gatandatu rero nibwo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga babwiwe yuko abakuru b'ibihugu bagomba kuzagera gute, kuzaba bamaze kugera hariya muri White House na Donald Trump azaba hari bari gushyira umukono kuri amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Reka twitege ko bizatanga umusaruro, ariko hariho nabonye ngo wabyivanzemo bamuhaye gasopo. Ntabwo byabura rwose, kuko urumva ni politiki. Politiki kandi buri wese hariya abashaka kugira cyane igihugu kinini cyane. Ni igihugu kinini cyane gikungahaye ku bintu byinshi, ku mabuye y'agaciro. Ibyo rero ntabwo byabura, gusa ni ugutegereza umuntu akazareba mu by'ukuri amaherezo yabyo, kuko urumva habanje ibihugu byo muri Afurika kubunga biranga, habanje inama ya SADC iranga, urumva bayikuye mu nama ya SADC bayikura no mu nama ya East African Community birananirana, bigira noneho ubu ngubu biri mu maboko ya Afurika yunze ubumwe iyobowe na Togo. Ubu bivuze yuko noneho na Amerika ubwayo yabijemo kugira ngo barebe icyakorwa, mu by'ukuri barebe icyakorwa ngo ibi bihugu byombi bisanzwe bituranye, abavandimwe bombi barebe icyakorwa kugira ngo amahoro aboneke, kubera ibyago urabizi ibintu intambara yabereye hariya mu burasirazuba bwa Kongo bwafashe indi ntera, ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo ni ugutegereza umuntu akazareba wenda nimba Amerika ari igiye kuba mu by'ukuri icyo twavuga nk'umuhuza w'abandi bose bananiwe. Izabikora, Amerika izabikora. Ubundi Trump muri gahunda ze harimo ibintu byinshi. Ariya mabuye rero ya Kongo ntabwo yayabura, kandi nta n'ahandi yayanyuza. Barabibonye ko ibintu bigenda bihinduka. N'ingabo za SADC gahunda nuko zinyura mu Rwanda, intwaro zabo zanyuze mu Rwanda, mu gihe noneho mu Rwanda tutazi aho byanyuze biza. Bivuze ngo rero kuba Trump yabyivangamo kuri akavuga ati reka nanjye mbahuze ngerageze, kuvuga ngo byanga bikunda n'ibindi ababireba, avuga ati buriya ejo wasanga aya mabuye ndi gusinyira ariho nshobora gukenera kuyanyuza. Nuko nguko rero bimeze. Reka ngushimire cyane rero mutumirwa, turamushimiye. Reka mushimire cyane ku mwanya yaduhaye, kwa gusesengura mu by'ukuri ibyabereye ku kiriya kibuga cya Lamitiye hariya i Gabo, aho abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, harimo Tshisekedi wajyanye n'umugore we, harimo Perezida Neva ari kumwe n'umugore we Angelique, bose bari hariya ku kiriya kibuga Lamitiye bahuye. Mu by'ukuri hari haciyemo igihe badahura muri ubu buryo mu birori, ntabwo bari baherutse guhura mu by'ukuri. Ni ikintu rero cyavugishije abantu benshi, bakoresheje bagiye babibona ku mbuga nkoranyambaga, yaba ku mateleviziyo atandukanye, byatumye bose n'indi nkuru yagarutsweho cyane ni uburyo ki umugore wa Neva Angelique yabaye nk'utegwa, nimba ari ugutegwa ariko ko umuntu yabivuga, asa no gusuhuzanya, ariko ubona ko afitemo ibintu byo guhubagurika ukuntu. Ariko twizera yuko wenda nta gikuba cyacitse, ntabwo tugiye kuvuga aha ngaha yuko byacitse, ariko twizera yuko nta gikomeye cyabaye, nta kirenze, byose biriya ni ibisanzwe. Gusa nyine ntabwo twabura kubiganiraho, kuko kuba ari we byabayeho bivuze ngo byanga bikunda n'ubundi wasanga n'ejo hazaba hari undi byazabaho. Kubivugaho rero ntabwo ari ukumugaya, ntabwo ari ukumunenga, kuko nta yacitse amabere niko bavuga, ahubwo ni uko ari bimwe mu byatangaje abantu, cyangwa se ari bimwe n'udushya mbese muri make twaranze ibirori by'irahira by'umuperezida mushya. Kandi reka ariko wanabonye mama w'abashushu, mama w'abashu
Louise Mushikiwabo Louise Mushikiwabo wabonye francophonie gihariye uriya mubyeyi buriya francophonie no mu bintu nabyo byagiye bigurwa cyane na Tshisekedi ntabwo yabura urumva ni ikintu cyagiye kimukoraho ni ikintu cyamugoye cyane kubona n'umunyarwandakazi ayobora uriya muryango buriya rero gikomeye cyane kandi urabona ko ari inyuma ya perezida ibintu bya politike ni amabanga buriya ushobora gusanga no kuba hari nabyo bigira hari abo bikora ahantu kandi urabona ko ni ibintu kumutumira nabwo ubwabyo ni ikintu gikomeye kubona kumukura mu Bufaransa mu biro bye amubwira ati uzaze nawe uzaba uhari mu irahira ryanjye ni ikintu gikomeye ikigaragara cyo nuko ibi birori byitabiriwe kandi byari biryoshye urebye abaperezida bahari urebye abahagarariye ibihugu byabo na za guverinoma ndetse n'abandi batandukanye bahagararira imiryango mpuzamahanga urabona ko nyine francophonie irahari twebwe tumubonera mu ishusho y'umunyarwandakazi twavuga ngo wenda ni u Rwanda n'umubonye se atekereza u Rwanda mbere ariko buriya ntabwo ari u Rwanda ni francophonie ihari ntabwo ari u Rwanda nk'uko twavuga gusa none ntawaruvuga nabi mu gifaransa ahari bivuze neza ntawaruvuga nabi mu gifaransa ahari yadusobanurira cyane reka ngushimire cyane rero reka ngushimire kubona umwanya waduhaye kandi twizere ko ubutaha nitunagukenera tuzongera tukakubona tukakwiyambaza ngaha kuri Doma News Live kandi hano ni mu rugo murakoze cyane namwe ndabashimiye reka nshimire cyane rero abadukurikiye kuri uno munsi byari by'agaciro cyane nizere ko tuzongera gusubira mu bindi biganiro byacu by'ubutaha kandi nakagaruka ibi ntibizahoraho tubitezeho byinshi mutwitegeho byinshi kuko tubafitiye byinshi twizeye ko kandi mutazadutenguha muzatuba hafi 5/5 kandi urakora subscribe turagushimira cyane utarayikora nawe mu by'ukuri ndagusaba kandi nkusaba mu by'ukuri kudushyigikira kubera yuko amakuru menshi amakuru agendanye n'igihe mu by'ukuri uzajya uyasanga ahangaha yaba ari politiki yaba ari imyidagaduro n'ibindi biganiro bitandukanye uzajya ubisanga hano kuri Doma News Live nakagaruka rero kandi reka mbashimire mugire ibihe byiza cyane.